mbayeho gutyo nyine ndagenda ngafurira abo bantu abakorera isuku babaho gutyo nkarya gutyo. Ariko Kayitesi ukimara kureka umwuga w'uburaya ntago abandi bati cyangwa uretse ubona ko utangiye kubona ko ukuze? Oya naburetse mbona ntacyo bumaze. Basuza abakunzi Mulava Media TV murabizi no amusere wanyu MC Mulegeze papa mukunda abantu twagiye tubwira ko twebwe ahantu hose tuzagenda tubahagerera kugiye tano kwa tano. Murabona ko atari nge nyine ndi kumwe n'umama ufite umwana ariko tubanze tuganire tuzuranye. Mama wakwita ngo iki? Twakayitesa Angelique. Mwita Kayitesi Angelique. Mama tugusanze ahantu ku muhanda uri gusinzira tuvuga turashagwana nawe. Ese mama ukora iki? Nta kintu nkora. Nta kintu ukora? Yirarira ku muhanda. Wirarira ku muhanda. None se mama nta nakazi wigeze ukora? Nakoze akazi k'uburaya. Wakoze akazi k'uburaya ariko ubona guki? Narakaretse. Warakaretse. Mama waduha ishusho ritoya akatubwira ese ukirindaya wari umeze ute? Tubwire muri make tuganize gato byari bimeze gute? Nyirindaya bwa mbere nameze neza ariko nyuma yaho mbona ubuzima buhindutse nawe ndabyihorera. Urabyora mu muhanda wari umeze ute se ujye ukora uwo mwuga? Nari meze nabi. Wari umeze nabi? None se nk'abantu yenda nubwo waburetse abantu bakibuka Kayitesi yari ameze ute ubundi mu muhanda? Baravuga ati narabiretse ariko mbere yarahitingaga. Warahitingaga. Turashaka nyine uduhe mu ishusho ritoya tubwira ati Kayitesi mu muhanda ukuntu ari imeze nta muntu anzanago ibintu by'imikino nta muntu anzana gutse turashaka tubwire muri make mu magambo make. Nari meze neza ariko noneho mbonye majije kubyara mpindutse nabi ndabyirika ndabyihorera. Ariko ntabwo uri kudivye shusho turi gushaka turashaka kumenya ese mu muhanda Kayitesi yari ameze ute? Wari umuntu utera fight? Wari umuntu nk'inzoga bayemera? Wari ubundi wari umeze ute? Hari meze neza nk'inzoga nyine n'abagabo bandeba neza. Ariko ubu ntabwo bakikureba neza. Reka umuse bandeba ndi umukecuru. Warakecetse. Ese umugabo uraye wamaze mu myaka ingahe? Abimaze mu myaka 12. 12. Ufite abana bangahe? Ufite abana 5. Ufite abana 5. Nta mugabo mubana nawe? Wapi? Wapi? Abana 5 se ku bagabo bangahe? Ku bagabo 2. Ku bagabo 2. None se Kayitesi twagusanze ahantu uri gusinzira umwana yarekura n'wanabimenye. Ese ikintu turi ko kubaza ati ese ubundi umwuga w'uburaya wabukoreye hehe? Wabukoreye Sodoma. Sodoma. Wabukoreye Sodoma gusa se? Honye. Wabukoreye Sodoma gusa. N'ahandi hantu wagiye yenda nkaho bita za Korodori aho bita nago wagiye? Casablanca na Kadrake gusa nagiye. Na za Kadrake wagiye? Kayitesi yakubisemo kamini rwose muri icyo gihe. Ese waburetse ryari? Uretse mu bihumbi 2000 na 14. Uretse 2014. Ese ni izihe mbogamizi mujya muhura nazo iyo yenda nkaho wabukoze ni izihe mbogamizi mwahuranaga zo mu muhanda? Ni ugukubitwa n'ibirara, ni ugukubitwa n'abayobozi bakuvana mu muhanda. Bakuvana mu muhanda. Ese ntago wigeze wibwa cyangwa wenda umuntu mukavugana akagenda atakwishyuye? Ibyo bibaho. Ubwo se niyo ahubwo bakurongorera ubuntu. Bakagenda batakwishyuye cyane rwose. Nose Kayitesi na buryo wenda bavugaga ati ngewe ntago wapfa kunshika ugasa nk'usara kugira utere ubwoba umugabo? Murarwana nyine mwamara kurwana izo za ngombangamizi mbi ziza mukarwana mwamara kurwana akagukubita akanakwangiza nyine ugasigara uri kizenzegere. Ese ni ikihe kintu niyo nkovu utazibagirwa yo mu buraya? Amana ngiye hano kujisho. Aho si wari wabaye iki? Nyene yarankubise amena umutwe. Inde? Umugabo. Mupfuye iki se? Tupfuye ko yanze kunyishyura nyine. Nose Kayite yarakanca yenda kukubaza. Ni ikihe kintu wumva utakibagirwa yenda nari nkubaje inkovu? Ni ikihe kintu utakibagirwa cyakubayeho mu buraya ukavuga ati cyo gukora uburaya ni bubi? Cyakubayeho ukavuga ati cyo gukora ikintu kimbere mu buraya kirambabaje? Ni sida nakuyemo. Ni sida? Mwihangane. Ese Kayite tugiye kuri sida umuntu wayiguteye waba umuzi cyangwa ntago wamenye wowe shidutse wayirwaye? Wamubwirwa n'iki se wabuhura n'abagabo 5 ku munsi ukamumenya? Ntago wamumenya.
cyo kintu wumva utazibagirwa cyakubayeho nyine mu buraya. Mukomeze mwihangana ariko nta kibazo. Ese Kayite mbase mujya kwa muganga mugafata yenda n'imiti? Imiti ndayifata. Kandi ukomereza. Ese Kayite siko dusanze uryamye hariya umwana ari kurira bimeze bite? Nta nufite wo kuba cyangwa nuko wari wanyweye akantu ushaka kwicara hariya? Nta nufite nuko nirarira hanze. Birarira hanze? N'umwana ungana gutya karara hanze? N'ucutse yararaga hanze. N'ucutse yararaga hanze? Bagiye hese abandi we? Uwo muto yaba kwa mukuru we. Uyu mwana mukirara hanze nyewe nawe? None se abagabo bagutinda nta buryo bajya bashaka kuba bagufasha? Nta n'umufasha. Nabo biba ari ibirara. Nabo bari ibirara? Nose Kayite si urabona twatugusanze ahantu hanze nyine tubona uri gusinzira kana kari kagiye ku ruhande kanarira agasobanura byumva gorobize ko twagukoze tugwatite katuvugane. Ase Kayite si niki kintu numva twasorezaho wenda urushaka iki wabwira abantu bagikora umwuga w'uburaya muri iki gihe niye nama wabagira? Nama wababwira se ko tabibabwira ngo babyemere bose babyanga. Nabaza mu kare ari impinja atari apana bakuru. Sigaye hikorera uburaya impinja. Hikorera uburaya impinja. Hano tugusanze ryikaritse ngo betanguke. Mugashyekera. Mugashyekera naho kandi habera uburaya. Ariko narantu twaciye mbona ari abana batoya basa nk'abari gusinda ubona bakiri batoya nabo bakora umwuga w'uburaya. Cyane rwose. Uhageze nimugoroba nibwo wababona. Umageze nimugoroba umukanya uhagiye ko hagushya. Cyane rwose. Bakunze umurava murabona ko turacyari kumwe n'ubita Kayite si yakoze umwuga w'uburaya ariko ubu yaraburetse ari no kuvuga yuko ingaruka mbi yahuye nayo muri ubuzima bw'uburaya ariko yakuyeho ubwandu. Ese Kayite si muri iyi minsi uretse umwuga w'uburaya Kayite si wahise ukora ukire ku buraya? Nta kintu nkora nuko iyo mbonye ikiraka cyo gufurira abantu nicyo nikorera. Ese muri iyi minsi Kayite si ubundi ubayeho ute? Mbayeho gutyo nyine ndagenda ngafurira abo bantu abakorera isuku babaho gutyo nkarya gutyo. Ari wavuze ko nta hantu ufite ho kuba? Ntaho mfite ho kuba nyine iyo bwije niryamiraho mbonye. N'uyu mwana ungana gutya? Murumva ko Kayite si ari kutubwira imbogamizi muri iyi minsi afite akire ku mwuga w'uburaya ati nta hantu mfite ho kuba aho mbonye ndiryamira. Kayite si twari kumusanze ahantu yatubwiraga ngo ahita ngo mu gashyekero yari yiryamiye ariko Kayite si ukimara kureka umwuga w'uburaya ntago abandi bati cyangwa uretse ubona ko utangiye kubona ko ukuze? Oya naburetse mbona ntacyo bumaze. Mpita nshaka umugabo nawe tunaniranwe nibwo naje mpita nibera hano ku muhanda nyine. Waje tebera ku muhanda nose umugabo mujya muhura se w'uyu mwana? Ntago duhura nta mperuka kubona. Ati Kayite si ntago mperuka guhura n'umugabo w'uyu mwana ariko ngiye mbonye ikiraka cyo gufura ndifura nabona amafaranga nkashaka uburyo nigura umwana amata nkiryamiraho mbonye. Kayite si waganaga n'Umurava TV ariko ntago twasoza se niki wasaba abantu bagiye bakurikiye Umurava TV? Tereka mumfashije nkava mu buraya mu muhanda. Tugufashe ukava mu muhanda. Ni nk'uyo ufasha wumva abakurikiye Umurava TV bagufasha? Mwamvuganira nyine nkava mu muhanda nyine nkashaka homba nkabona inzu. Ukabona inzu? Ubonye inzu yenda byagufasha ahantu uzajya ugereka yenda umwana aryama nawe ukajya gushiga yiga? Bonye inzu nyine nazamusigira abakuru biwe nanjye nkajya gushaka ibyo birahari bakiye. Twaganaga na Kayite se yaravuze ati ni ukumuvugira akabona ahantu ahenge ku musaya byaza bimufasha akamusigira abakuru be akajya mu kazi. Bakunze Umurava TV ndabizi ko mutajya muhwema kugenda mutwereka ko mudukurikirana mukanda subscribe kandi mukomeze mugaragaza ubwo bwitange bwanyu. Turi kumwe na Kayite se kandi ndabizi ko ibintu yatuganije mwatubwiye avuga ati ariko mbonye uburyo ntabona ahantu ho kuba nkarambika umusaya byamfasha cyane nazamusigira abakuru bacu. Bakunze Umurava ndabizi ko mudahima kugenda mutwereka yuko mukunda abantu mugenda mujya muri comment mukatubwira ukuntu bimeze. Twari turi ahantu bita ngo mu gashyekero no twari turi kugana n'uwo bita Kayite si. Asante sana turabakunda cyane nimugende mudakanze subscribe ni wa musore wanyu MC Mulegezi. Asante sana.